Ndabasuhuje mwese mukomeje gukurikirana televiziyo ya Gahezo TV kuri YouTube. Amazina yanjye anyita Nduwawe Alex. Ngiye kuza mbabwira kuri business yitwa TAT.com/net cyangwa tata nk'uko mu Rwanda bayita. Iyi business nyuma yo guhombywa na business yitwa Fortune Retail naho bamwe batarakuraho amaso, ariko ibiri imbere nuko Fortune Retail abo twakwita nk'aba agent bamwe tworezagaho amafaranga batangiye kuba bakurikiranwa, ariko igitangaje nuko nimero zabo zidaherereye mu Rwanda. Izi business ziba zaratekereje cyane kugeza naho zipanga uburyo amafaranga azajya yambukiranwa imipaka, ku buryo bakoresha banki za magendu, za banki udashobora kuba wakuraho amafaranga. Icyo ngiye kubabwira kuri business bita TAT cyangwa tata, aho bavuga ko iki kigo ari ikigo gikomoka mu Buhinde mu mujyi wa Mumbai ariho gikunda gukorera, ariko ibintu byinshi bigenda bikivugwaho usanga bigiye bitandukanye. Ugenda usanga akenshi ibintu bivugwa bigiye bitandukanye bidafitanye isano. Hari aho bavuga ko TAT yashinzwe mu 1999 ikaba ifite experience y'imyaka 25. Niyo ugiye ku rubuga rwabo rwa TAT bakubwira ko ifite imyaka 25 ya garanti, ikaba ari domaine yabo yarashinzwe mu 1999. Ariko ibyo ngiye kukubwira kuri make kuri TAT ni ibi bikurikira. Nizere ko ukomeje kuntega amatwi neza. Ubundi ikigo bita TAT iyo dukoresheje imbuga zigiye zitandukanye, nk'imbuga twakoresha nk'izo bita scam.com, tugakoresha imbuga za whois.com, tugakoresha imbuga za trustreview.com, tugakoresha imbuga zigiye zitandukanye nizo bita scam detector, algorithm. Twagiye tumenya amakuru agiye atandukanye ku kigo bita TAT, aho kivugwa ko gishobora kuba gikorera mu bihugu bigiye bitandukanye harimo Amerika, ugasanga ngo gikorera no mu bindi bihugu nk'Ubuhinde ariho cyakiretingiwe, ugasanga akenshi business nyinshi ugasanga ziri mu mujyi wa Bangladesh. Hari aho bavuga ko iyo dusuye urubuga rwa whois.com uvuga ko domain ya TAT imaze imyaka 2 n'amezi 10 uturutse ubu, ariko amakuru yayo akaba ahishwe muri whois.com. Yes, bakavuga ko igihugu ikoreramo mu gihe bari gukora recheck, bari kuyikoraho recheck muri USA, muri United States. Iyo dukoresheje nanone izindi mbuga zigiye zitandukanye na Trust Review, batubwira ko iyo barebye TAT uburyo ikora bayiha amanota ya 55.9 ujyanyije n'andi ma business atari scam. Rero bivuga ngo ku kigero cya 55.9 TAT ntago ari scam. Ibi bintu urubuga rukaza kuba rubihuza n'ikigo bita scam detector, rukaba ruha amanota n'ubundi TAT amanota 55.9%, aho iki kigo cyavuze ko ikigo gishobora kuba atari scam. Twakoreshe urubuga bita scam.com ruvuga ko ibivugwa kuri TAT iby'imbogamizi bishobora kuvuga ko ariho intege nkeya za TAT ishobora kuba ziri, rukagaragaza ko iyi TAT igomba no kwitonderwa mu gihe turi kwishyura amafaranga. Bivuga ko umuntu wakiretinze TAT uwo muntu ntawubaho. Ibyangombwa byerekana uwo muntu kuri whois.com byerekana ko nta zina rya company rigaragaraho, na address, na phone, na email. Igihugu bavuga ko ari Bangladesh, abandi bakavuga ko ari Ubuhinde, ariko whois.com n'ikigo gishinzwe kugenzura iyo rurebye base y'iyi business yo yakiretingiwe rusanga ku mbuga zabo ntayiriho, ahubwo bagashyiraho Ubuhinde Mumbai, kubera ko impamvu batavuga ko igihugu cyanyacyo nuko bafite ibihugu bigiye bitandukanye bagiye bakoreramo. Iyo bagiye kureba abantu basura iyi website basanga abo bantu ari bakeya, bikavugwa ko iyi TAT ishobora kuba impamvu itaraba scam nuko iri kugera ku bantu bakeya. Twakoresheje imbuga zigiye zitandukanye nka scam.com rugaragaza ko TAT yizewe gakeya, aho yahawe amanota 17%. Iyi nkuru yakozwe mu masaha 20, yakozwe
mu masaha 21 iyi nkuru nyitangaje. Bivuge ngo ubu hamaze umunsi mu gihe wumvise kino kiganiro ngoze kuri YouTube. Iyo dukoresheje ikigo bita Tata Power aricyo kigo cyabo, iyo dukoresha ikigo bita Tata Power tatapower.com, please iki ntago ari ikigo cyabo ahubwo ni ikigo nacyo cyitwa Tata Power gishinzwe kumenya amakuru y'iby'amashanyarazi, kivuga ko ku itariki 21 May 2021 Tata Power ishobora kuba yarahaye abakiriya ibikoresho bya magendo, aho bavuga ko iyi Tata Power ubundi ari fake, ko itanabaho ahubwo ikomeza kugenda yihishe mu bantu. Rero uwe muntu uri gushora muri TAT bivuge ko ufite impact nyinshi zo kuba wahura n'iki kibazo. Rero ugomba kuba witondeye mu gushora amafaranga. Niba ugiye no shora amafaranga makeya ushobora kuba wagaruza. Iyo tugiye kureba kuri negative point zayo bigaragaza ko domain associated with the website is relatively new. Ibyo nakubwiraga, iyo bagiye kureba uburyo iyi domain y'iyi website igihe imaze basanga iyi domain ari ntoya. Iyo barebye, iyo dukoreshe ikigo bita tatapowernet.net, iki kigo cyabo kigaragaza ko domain yabo yakiretinzwe ku itariki 17 z'ukwa 8 2023, bivuge ngo iri less than 6 months. Ibi ni reference. Domain expiration bivuga ko izarangira ku itariki 17 z'ukwa 8 2024, kandi ibyo ntago ari ihame, bivuga ngo biri munsi y'umwaka. Isaha n'isaha iyi TAT ishobora kuba yarangira. Rero ikintu nakubwira ngo genzura amafaranga uri gushyira kuri TAT, umenye ko amafaranga uri gushyira adashobora kuba yakugiraho ingaruka. Iyo bagiye kureba nkuko nababwiye abantu bakiretinze TAT, uwo muntu usanga adahari. Nk'ahangaha uri gusanga ngo yakiretingiye muri Bangladesh. Nkomeza ngenda mbabwira amakuru, iyo tugenda tureba imboga zigiye zitandukanye ugasanga bahuriza ku manota 17 aho bayiha amahirwe make yo kuba yabaho. Iyi TAT inama nakujya nuko wamenya amafaranga uri gushoraho uburyo angana. Naje gukoresha ubushakashatsi ngo mbe nareba mu Rwanda ko iyi business koko izwi, ariko nasanze ibintu byinshi kuri iyi business n'ubundi nibihuha, ntago mu Rwanda irakoreshwayo cyane. Nakomeje ngenda ngenzura amakuru nsanga ko ngo yaba ifitanye amasezerano na RDB, ikaba yarasinye amasezerano, ariko ayo masezerano ibyo ari byo byose, ayo masezerano ubushakashatsi nakoze ayo masezerano nayahari. Nk'ubu hanga baravuga ko Bangladesh, baravuga ko TAT yakiretingiwe muri India mu mujyi wa Maharashtra, ariho ishobora kuba yarakiretingiwe, ariko na organization yabo bakaba barayise Tata Power Company Limited. Amakuru agiye atandukanye baravuga ko domain age, ibi bintu bya ano makuru yakusanyijwe ku itariki 31 z'ukwa 8 2020, itariki mu kwa 10, itariki ntabwo nyibuka neza, ariko bivugwa ko yari imaze iminsi 171 iyo domain yabo ikiretinzwe. Bakavuga ko who is renew data, ahantu itariki whois.com izongera kuba yagenzuriraho ko Tata ikiriho cyangwa igikora neza. N'ubundi ni itariki ni 2024 mu kwa 8 ku itariki 17. Ubwo rero ngiye icyo nakubwira ngo itondere muri aya ma business uri gushoramo, umenye neza ko amafaranga yawe koko azagaruka bya nyabyo, kandi wirinde kuba wasahura cyangwa ngo mu gihe ugiye gushora kuri izi business ngo ube waguza kugira ngo ushore mu izi business. Hari ama business, hari ibigo bigiye bitandukanye bivuga ko TAT ari ikigo gifite ranka yo hejuru kandi cyizewe cyane, ariko izi business ziba zifite munsi y'amezi 3 ujye uzitondera domain yazo. Ntago nakubwira ngo iyi domain ngo TAT ni scam, ariko menya neza amafaranga ushyiraho, umenye neza ko amafaranga uramutse unayebuze ntacyo wahomba. Hari ibigo byinshi bigenda bivuga ko TAT ifite amanota y'100%, ikaba igaragara mu gihugu cy'Ubuhinde, ikaba igaragara mu mujyi nka Mumbai, Maharashtra. Kandi mukomeze mwitware neza, mukomeza munihangana kuri business yabatwitse amafaranga menshi bitewe no kutagira amakuru, yitwa Fortune Retail.
iyo dukomeje tugenda tureba amakuru agiye atandukanye kuri TAT dusanga amakuru ahishwe, ariko tugasanga ngo bandikishije ngo muri RDB, ariko ibyo bintu bya RDB ibyo bintu ntago ari byo. Nawe uze kwikorera amakuru agiye atandukanye. Nk'aha ngaha iyo hari ikigo twakoresheje ducukumbura amakuru bivuga ko the sun has been burning and providing heat and light for thousands of years. Ibi ni ukuntu TAT ishobora kuba yabyazamo amashanyarazi, cyangwa ishobora kuba yabyazamo uramura uturutse ku zuba, cyangwa ibura bushye buturutse ku zuba ikaba yabyazamo amashanyarazi, ikaba yabutaransfera ku bihugu bigiye bitandukanye. Iyo tugiye kureba ahantu kino kigo gishobora kuba cyagirira ingaruka nyinshi cyane, ni nko mu bihugu bigiye bitandukanye nk'ibihugu bw'Ubuhinde, niho hantu iyi TAT ikoreshwa cyane, no mu bihugu bya Nigeria. Bro, icyo nababwira ni uko nuramuka wumvise business yaturutse mu gihugu cya Nigeria igaturuka mu gihugu cya Kenya, iyo business ujye yitondera, ntago iyo business iba yizewe 100%. Icyo nakubwira ngo hitamo neza, umenye business ukorana nayo, ubundi amahirwe masa kuri business yose wakora kuri online. Kandi uramutse ugize ikibazo kuri business waba ushaka ko tugukoreraho, watubwira tukabafasha. Mukimara kureba iyi video, umunsi ukurikiza uzabakorera video ijyanye no kuri STT. Ese ubundi STT ni scam? STT ubundi irazwi mu Rwanda? Ese ifitanye amasezerano koko mu Rwanda? Ibyo byose tuzaza tubibabwira. Murakoze cyane. Niba wakunze iyi video, wayisharingira abandi bakamenya ko TAT hari amafaranga ugomba kuba washoramo atashobora kuba yakwangiza. Kandi mwirinde kuba mwashora muri kari akantu ka mbere ko gushyira mu mezi menshi, kuko utizeye neza igihe izarangirira. Nubwo bavuga ko iri munsi y'amezi 6, ariko domaine ibigikora bivuga ngo amafaranga bashobora kuyakurya. Kandi icyitonderwa kindi mugomba kumenya ni ukumenya ko business yose ikorerwa mu Rwanda, kugira ngo niba yizewe na RDB, kugira ngo yemererwe gukorera mu Rwanda, ni uko ugomba kuba washyizemo irangamuntu yawe, ugashyiramo n'ifoto ku buryo uba uzwi n'igihugu. Mu gihe utangiye kuba wakora business online ukabona batangiye kukwaka amakuru agiye atandukanye, ujye uza utumenyeshe tukubwire ko ayo makuru koko wayatanga, kandi ko ibyo bintu byizewe. Murakoze cyane. Niba mwakunze iyi video, mukande subscribe, mukomeze mudutere inkunga. Kandi nugira ikibazo ucyandike muri comment, turagufasha. Murakoze cyane.